neza nshuti bakunzi ba Greenhouse Studios, nongeye kubiyegereza nanone muri cya kiganiro cyacu cy'imibanire rusange, aho turimo turibanda cyane cyane mu ngo. Yego, amazina yanjye ni Bonheur Umutoni. Mbere rero ko nkomeza iki topic y'uyu munsi, ndagira ngo mbashimire cyane, ndabashimiye kabisa kuri comment mwagiye mwandika, ndazisoma kandi ziranshimisha cyane, binshyiramo imbaraga kuko murimo muranyereka ko nshoboye kandi muntera courage. Nukuri muri abantu beza cyane, ndabashimiye kabisa, ndabashimiye kandi mukomeze mwandike ibitekerezo byanyu, mubaze. Yego, kuko biramfasha bikampa wenda n'undi murongo w'uburyo nshobora noneho kuganira namwe mu buryo twegeranye cyane nkuko mubyifuza. Murakoze cyane. Yego, uyu munsi rero dufite topic nziza cyane, wenda muraza kuyibaza ibibazo byinshi, ariko yego reka tuyiganireho. Dufite topic tugiye kuvuga ku makosa, tugiye kuvuga amakosa uyu munsi, tugiye kuvuga amakosa abagore bubatse bakora, dukunze kwisangamo cyane mu rugo. Ubwo se murambaza muti kuki bibasiye abagore? Okay, ntago ari uko bibasira, nuko wenda ariyo nahereye, ariko n'ay'abagabo nayo nzayazana. Rero reka bigutera amatsiko kugira ngo wumve abagore, kugira ngo uzumve n'indi side, turebe koko nimba ibyo bintu tubikora, kandi nimba tunabikora tugerageza tubihindure kugira ngo turusheho kugira ingo nziza. Nkuko mwakurikiranye ikiganiro cy'ubushize kigaragaza ibintu byagufasha kugira urugo rwiza, kugira umuryango mwiza. Yego, rero ibiriya byari ibintu twarimo twungurana ibitekerezo. Rero reka turebe na hano amakosa dukora kugira ngo yose tubashe kuyakuramo, dukomeze kugira wa muryango mwiza duhora twifuza muri buri kiganiro dukora. Yego, ikaze rero. Nari mbabwiye rero ko tugiye kuganira ku makosa abagore bubatse bakora, abagore mu rugo. Ubwo nanjye ndimo amakosa dukunze kwisangamo cyane mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ikosa rya mbere rero ni ikosa dukorera mu bitekerezo, reka mbyite gutyo, ariko nubwo wenda riza kugaragarira hanze. Dukunze gutekereza ko ugomba gutekereza ko uri umushinga, wumve ko focus yose igomba kujyaho. Ibintu byose byo mu rugo ari wowe byikaragiraho, reka wenda mvuge gutyo. Yego, hari igihe dutekereza gutyo noneho kuko atari ko kuri bimeze, bikadutera kurakara, bikadutera kugira reaction zitari nziza. Ukavuga ati wenda uyu mugabo kuki yinvestinze cyane tutarabana, noneho ubu ngubu tumaze kubana. Ntugatekereze ko ariko bizahora. Buriya hari ikintu abagabo bose basangiye muri rusange, bari project driven, reka mbivuge gutyo. Bakunda gufokasinga cyane kuri project at hand, cyangwa ku kintu barimo barakora. Rero cyagiye nyine arimo aragutereta, ni wowe nawe wari umushinga muri icyo gihe, kuko yashakaga kukwinjiza box nk'uko hano babivuga, kugira ngo akuzane mu rugo mubane. Rero ubwo yakuzanye afite ibindi afokasinzeho, harimo noneho arareba ukuntu umuryango wanyu ubaho, ukuntu murya, abana, ibiki. Yego, rero hari igihe dutekereza ko twakagombye kuba ikintu cyose ari twebwe kizengurukirizaho cya buri munsi, ariko ntago byashoboka. Ntago ariko biba bigomba kumera, kandi ntago byanashoboka. Kandi ntago bivuze ko umugabo aba yakwanze, cyangwa se ahubwo nuko aba afite ibindi noneho nabyo arimo ararebaho. Rero nkumva ahubwo umuti twatanga kuri iki ngiki, iyo ushaka kuguma hafi y'umugabo wawe, ndareka mbyite gutyo, ujye ugerageza ube interested mu bintu nawe yashyizemo interest ye. Mbese imishinga arimo nawe uyiparticipatingemo, mbese ugaragaze ko ibyo bintu birimo umufashe, kuko n'umufasha muzaba muri kumwe, muzahorana, uzaba uri mu maso ye, reka mbyite gutyo. Za compliments, bya bindi byose ushaka uzabibona kuko uzaba muri hafi. Yego, irindi kosa rya kabiri dukunze gukora cyane cyane abamama ni ikosa ryo gushyigikira imyanzuro itariyo abagabo bacu bafata. Yego, ntago ari perfect abagabo, kandi simvuze ko wenda bafata imyanzuro itariyo gusa, ariko hari igihe usanga umugabo wawe yisanze muri position runaka, agafata umwanzuro utariho, noneho wowe ukahita uvuga ndi umugore ndamusapotinga. Ntago ari byo, ntago uri muri urwo rugo, ntago uri muri icyo kibanza nk'umufasha we, nk'umuntu we wa hafi, kugira ngo usapotinge imyanzuro ye mibi kandi nawe wabonye ko ari mubi. Oya, ntago ari cyo Imana yahagushyiriye. Imana yagukize kugira ngo ubashe kumugarura ashaka kugenda nawe akava mu bushake bw'Imana. Umugarure, umuganirize. Yego, nicyo tubereyeho, kuko icyo kintu ntagikora
numureka akagikora ukagisapotinga kirakugiraho ingaruka, ndetse n'abana bawe usange hari bimwe bagiraho ingaruka uzicuze nyuma. Kandi ese wari uzi ko ushobora gusapotinga icyo kintu kitari cyo, none ejo n'ejo bundi byagenda byapfa, agatangira kubwira ati ariko se ubundi wowe wasapotinze kino kintu, washyigikiye ko nkora kino kintu gute? Ntabwo wabonaga ko ari kibi, kandi ntabwo uzamubwira ngo uri umugabo ngo nabonye ngo ari kibi ngo ndakureka. Oya, rero niyo mpamvu uri aho hafi, uri hafi yo kugira ngo ubashe kumugarura aho agiye kugenda nabi, kugira ngo abashe kubana n'abantu neza muri sosiyete. Yego, icyo rero nacyo ni ikintu dukunze gukora ariko tutari dukwiriye gukora. Ikosa rya gatatu tujya dukora ni familiarity, kumenyera, reka mbyite gutyo. Kandi n'ukuri ntabwo byari bidukwiriye. Ugasanga kuko ubanye n'uwo mugabo wawe, murabana mu buzima bwanyu bwa buri munsi, murabana mu nzu, umuzi at his lowest points, niko navuga, wenda aho atameze neza, aho atekereje gutya, aho bimeze gutya, mbese ni umuntu ubona imbere n'inyuma, reka mbyite gutyo, uramuzi wese. Rero bikaba byagutera kumva ko ushobora kumumenyera, wenda ugatangira nyine kumufata nk'uwo muntu, ukibagirwa ko wenda ukibagirwa ko wowe nk'umugore ugomba kumurespectinga. Nka kwa kundi twabibonye muri ya topic y'ubushize twakoze, topic yacu ya kabiri igaragaza ko icyo Imana idushaka, icyo ijambo ry'Imana ridusaba ari ukubaha abagabo bacu no kubasubmitingira. Rero ukabyirengagiza ukagira ngo wenda uko mubanye ukamufata mbese nko kwa kundi wafataga nk'abana mwakinanaga. Yego, ni byiza kwisanzura ku mugabo wawe ukamubohokera, ariko kandi ntago kuko umuzi muri ubwo buryo bikuraho cya cyubahiro cye, arakigumana kuko ni Imana yakimuhaye nk'umu chef de famille. Yego, rero iryo kosa ntago ari byiza ko turikora, nubwo dukunze kuryisangamo, ariko ntago byari bidukwiriye ko tumenyera abagabo bacu, kuko niba Imana yadushyiriyeho kugira ngo batuyobore. Rero numenyera umuntu ukuyoboye, sinzi ubwo wenda ntago uzabasha kuba umuyoboke mwiza, reka mbyite gutya. Rero ni ikintu twari dukwiye gukosora, kuko ntago byari bidukwiriye. Kandi buriya hari ikintu tutamenya, iyo wamumenyereye, reka mbyite gutya, sinzi nimba iryo jambo rimwe rirasobanuka ryo kumenyera. Iyo wamumenyereye nawe arabibona akaba yanacika intege. Ashobora kutabikubwira wenda bwa mbere ko wakubikoze nabi, ariko arabibona akibaza wenda n'icyabiguteye, bigatuma yanareactinga mu buryo bumwe butari bwiza. Rero tugomba kubyirinda cyane, kuko Imana yabashyize mu rugo kugira ngo batuyobore, natwe tubabere abayoboke beza, tubagandukire. Wubaha umugabo wawe nubwo mubanye muri ubwo buryo bwose. Yego, iryo ni ikosa rya gatatu. Ikosa rya kane dukunze gukora cyane cyane abagore ni akenshi usanga tutiyitaho. Ubwo nimvuga kwiyitaho ni kwiyitaho nyine bigaragarira amaso y'abantu. Ugasanga ntago nyine uri umuntu kabisa twavuga uri attractive, reka mvuge gutyo. Umugabo arava ku kazi ararushye, noneho araje agusanze mu nzu ntiwoze ngo ari bamwe bavuga ngo bafite abana ngo babiri cyangwa bangaye ngo babura umwanya wo koga gute wiriwe mu rugo, ndetse n'utiriwe mu rugo wiriwe ahandi ubura umwanya gute wo kwiyitaho. Ibyo rero n'ukuri ntabwo biba bidukwiriye. Imana nireba mu mutima. Umugabo wawe arakuzi kuri mwiza, aragukunda, ariko ntago azajya kureba umutima kugira ngo akomeze renewing za feelings ze byabyiyumvira gufiteho. Ugomba kubigiramo uruhare, ugafata iya mbere, ukiyitaho, ukambara neza. Nimba ari za makeup mwamenye witera ukazitera, bya bintu wambaraga ukabyambara, ugahora nyine usa neza. Kuko ntago nimba yakuzanye mu nzu, kuki wowe utifuza ko nimba wageze mu rugo akwirengagiza, reka mbyite gutya, agukuraho focus. Ariko wowe ugashaka ko ibintu wakoraga, ibintu yakumenye ukora byiza byamukuruye kuri wowe ubireka. Ntago byari bidukwiriye. Twari dukwiriye kwiyitaho, tukiyitaho kabisa ibintu byose, ugatekinga care y'ubuzima bwawe ndetse na mental health yawe. Hari igihe usanga umuntu afite abana wenda babiri cyangwa bangaho, ugasanga yataye umutwe, reka mvuge gutyo. Nta kintu akikorera kubwe, ibintu byose abikora ku bana. Yego niko bimeze, ariko kandi ibaze se aba bana uyu munsi mbaye ntakibafite, n'uyu mugabo ntakimufite, naba nsigaye nkande? Ese naba ndi mu ntoki? Naba mfite iriya jambo muri sosiyete? Nicyo abantu baba banziho ko nkora? Ese titre yanjye ishingiye muri uru rugo gusa ko ndi umugore w'uru rugo? Oya. Rero ugomba kwiyitaho mu bigaragara, muri mentally ugomba kwiyitaho, mentally ugomba kwiyitaho, professionally muri career yawe ugakomeza.
nibyo bidukwiriye, ndetse na wa mugabo wabona ko kabisa nyine afite umuntu uri usobanutse, wiyizi, wikunze. Kandi umuntu wikunze ntawe utamukunda, uba wifitiye icyizere. Ariko rero nushaka kwerekana ko ibyawe byose bishingiye ku bandi, uziyibagirwa, uzasigara. Kandi nusigara nukuri uzasa n'utaye agaciro, kandi atari ko byari bikwiriye kugenda. Rero tugerageze twiteho. Icya gatanu mvuga hano ni nk'abagore bubaha Imana, bazi Imana. Ntabwo byari bidukwiriye ko complaininga cyane, cyangwa se tuburana. Nukuburanira ikintu se sinzi, wenda gucomplaininga kurusha uko dusenga cyangwa se twizeye Imana. Uri muri urwo rugo, nubwo umugabo ari we muyobozi, ariko uri muri urwo rugo kugira ngo ntago mu buryo bwawe bw'umwuka ntabwo ugomba kuba uri hasi cyane, uri down cyane. Gerageza wizere Imana ko ishoboye guca inzira, aho kugira ngo ukomeze gucomplaininga ibibazo byawe ubibwira n'abantu badafite kugira icyo bagufasha. Ese buriya wari uzi ko hari igihe ubibwira abantu bakabyumva gusa nyine bakakugirira imbabazi? Yego ni byiza ko bakugirira imbabazi, ariko se aho se niho hari umuti wawe? Tugerageze twumve ijambo ry'Imana icyo ridusaba, twizere Imana kabisa nk'abagore bamenye Imana. Niho tuzakura ibisubizo byacu, niho ndetse uzanagira n'ubwenge bwo kurinda umugabo wawe. Kuko cyagira uri desperate, nudasanga Imana ariyo uganiriza utura ibibazo byawe, ukabitura abantu, ntabwo bizabavamo. Numara gusubizwa ntabwo bazabyibagirwa, ahubwo rimwe ushobora no gusanga bya bintu babikoresheje against you. Wisanze muri situation runaka uvuga ati jone byari byagenze kuriya, byari byagenze kuriya. Rero tugomba kabisa kwiga kwizera Imana, tukizera ko ubuntu bwayo buhagije muri marriages zacu, tukizera ko ifite Imana niyo nyiri imitima dufite. Rero nimba hari ikintu na kitagenda muri mugenzi wawe, wikibwira undi muntu, ntacyo azagufasha. Kibwira Imana niyibasha. Nawe ubwawe ntushoboye kwikosora, Imana niyo idukosora, niyibasha gufata umutima w'umuntu ikawuconnectinga mu nzira nziza. Yego, icyo mbashishikariza rero hano nuko twizera Imana tukayitura ibibazo byacu. Ikindi kandi ni icya gatandatu wenda nshobora kuvuga aho ngaho ni hari igihe usanga kubera ko wenda uri umugore, akenshi wenda reka mvuge umugore uri mu nzu, uhora mu nzu, reka mbyite uri hafi y'abana, kubera ko ari wowe ukora ibintu byose, ugira gutya ukajya kwisanga washatse gufata ubuyobozi bwa rwa rugo, gufata leadership ya rwa rugo, ukavuga ati se n'ubundi uyu mugabo ukoza nijoro arushye akaryama, ntazi aho ibi byakorewe, ninjye ujya aha. Yego ntibyari bikwiriye kubikora wenyine, ariko mu gihe byabaye ntabwo bisobanura ko ari wowe uri bufate ubuyobozi bw'urwo rugo. Ntabwo ariko Imana yabishyizeho. Imana yaremeye abagabo gufata leadership y'urugo, nk'uko twabivuze muri topic yacu y'ubushize turimo turavuga kuri leadership. Yego rero ntabwo byari bidukwiriye, ntabwo bisabye ngo umugabo wawe abe ari smarter kukurusha, ari umunyabwenge kukurusha, cyangwa se ari we ufite ibitekerezo byinshi kukurusha. Oya, umugabo wawe ni umugabo wawe, ukwiriye kumwumvira ndetse ukamurekera bwa buyobozi, kuko n'Imana yabumuhaye, ndetse nawe waje uri willing yo kuyoborwa. Yego, ikindi wenda navuga ari nacyo cya nyuma ni hari igihe usanga dufite ikosa wenda ku bagore bafite abana, ugasanga umugabo wawe urimo urashaka kumutraininga, kumutoza ibintu. Noneho abana akaba ari we ukunda, wenda reka mbivuge muri iyo sanse, akaba ari nk'abugirira ni impuhwe se. Yego ni impuhwe, reka mbyite impuhwe, ari wowe wereka urukundo cyane. Yego nibyo, ariko kandi nanone ahubwo icyo hano wakora, training abana bawe, kuko nibo bato, nibo ushaka guformamo kuba abantu bazima. Noneho umugabo wawe umukunde, ikintu ugiye kumwereka ntukimwereke nk'urimo uramurera, ni umuntu mukuru, ni umugabo wawe. Kimwereka ahubwo mukosore mu rukundo, mubwire wenda hari kese abagabo bakunze kwisangamo cyane, ugasanga wazinze nk'imyenda wimupangira ahantu, noneho agiye gushaka umwenda umwe uri hasi arayisambaguye yose arayisambaguye. Noneho waza ukamubwira ati ariko se ntago nakubuje, bijya bitubaho nanjye bijya bimba, ukamubwira ati se ntago nakubuje kuzajya ugasambaguza imyenda gutya ukagira gutya, ukaba wanarakara. Oya, ahubwo mufashe mu rukundo, kubera ko umukunze, just because you care, nyine mufashe, umubwira ati okay, ibi ntago byari bikwiriye kugenda, ariko reka ngufashe ubwo wabyisha. Ahubwo wa mwana wawe ugasanga umwana wawe iyo yafashe imyenda akayigira gutya, uko nabo barabikora, yafashe imyenda wenda akayipanga uko utayipanze, cyangwa se akayisambaguza, reka mbyite gutya,
ugasanga uragenda akamubwira it's okay, reka ngufashe, I can do this. Kandi nimba umugabo wawe yaragize icyo kibazo wenda bitewe n'uburyo yakuzemo, cyangwa yego n'uburyo yakuzemo, reka mbivuge gutyo, akaba atashoboye kumenya kwegeranya ibintu, ntabwo ariko ushaka ko umwana wawe amera, kuko deje urabona ko ibyo bintu ntabwo bikunze. Rero wa mwana ahubwo akoze biriya ntabwo ari ugomba kubwira ngo it's okay, I can help, reka mbigukorere. Oya, wa mwana ahubwo niwe ubwira ngo ntabwo bigenda gutya, kuko ntabwo ushaka ko umwana wawe azaba kwa kundi bya bindi utakunze mu mugabo wawe. Bikosore noneho mu mwana wawe, mbwira ati umuntu iyo aje gufata umwenda uraza ukazamura gutya ugakuramo munsi, wenda se n'urugero iyo imyenda ipanze kuri portemanto ugira gutya ugakuraho uyu nuko, uwo mwana azakurira muri iyo nzira. Yego rero kabisa dukosora uburyo ki balancing ibyo bintu hagati y'abagabo bacu n'abana bacu. Yego bose bakwiriye urukundo rwacu, ariko kandi nanone tumenye ko noneho umwana niwe wo kurera, niwe urimo, niwe ni nkacyo kibanza ufite cyo gushyiramo noneho ibintu ushaka ko uwo mwana azakurana ikintu azaba cye. Yego rero ni byiza kabisa ni byiza ko gufasha uwo mwana ukamurera, ndetse na wa mugabo wawe ukamukosora mu rukundo, ntubikore nk'umuntu urimo uramurera, kuko akenshi birabaremerera ugasanga bifashe nk'aho wamuremerere urimo uramubwira ibintu atumva, kuko ntabishoboye. None se umuntu ufite iyo myaka yose nyine ibyo bintu atarabimenya biragoye. Yega bishobora guhinduka, kandi nibitanahinduka utwo ni utuyishu duto two mu rugo tuba tugomba kwihanganira tukatwumva. Yego rero niyo mpamvu Imana yagushyize hariya, ni ukugira ngo wa mwana umurere neza, ndetse na wa mugabo ubashe kumwihanganira mu rukundo. Yego rero ndumva nasoreza ahangaha kuri aya makosa abagore bakora mu rugo. Ubwo wenda abagore mbashishikariza gukurikirana ino video, muzambwira muri comment nimba ibyo navuze ari byo, nimba ari ababeshyeye muzambwira, ahubwo nimba ari nayo nibagiwe muzayandike kabisa. Ikindi kandi mbashishikariza kureba video utaha, kuko tuzavuga noneho ay'abagabo. Abagabo ndabizi byinshi byavuze ati uyu munsi kabisa urababwiye. Nabo tuzavuga yabo turebe ibyo badakora neza, ariko ntabwo tubivuga kubera impamvu ndazo kugira ngo dusekane se cyangwa tugire gutwe expose bamwe. Oya, turi kubivuga kugira ngo turebe aho tudakora neza, tubashe kwikosora, twubake imiryango myiza. Rero mwakoze cyane kubana nanjye, mbibutsa ko ari byiza kuri wewe gukora subscribe kuri iyi channel ya Grenal Studios, ugasharinga ibiganiro byacu, ntukabirebe wenyine, byakuryoheye gerageza ubisangize mugenzi wawe w'umudamu, cyangwa se n'ibindi twavuze, babasiri batera ibitegura kubaka, babagabo, gerageza usangize inshuti zawe, n'ukuri, kugira ngo dufashanye, tubereho gufashanya muri no societe yacu, nabwo tuzatera imbere tukagira imiryango myiza. Yego rero murakoze cyane kubana nanjye, Imana ibahe umugisha rwose. Mwari muri kumwe nanjye Umutoni Bonheur. Shalom.